Muraho mwese, ikaze kuri Jean Paul ni Kitchen TV show. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo wateka umuceri uryoshye cyane uvanze n'inyama, ndizera ko uribuze kunshimira nyuma. Mbere na mbere fata isafuriya yawe ubundi yitegure, ushyiremo ibikombe hagati ya 1 ndetse na 3 by'amavuta, nurangiza utegereze amavuta ashyuhe. Nusoza kubikora, wahita ukurikiraho step yo gushyiraho ibi bintu biri muri screen yawe. Gusa ariko nanone bino utabibonye, wakoresha ibitunguru. Urafata ibitunguru nurangiza ubikate neza uduce duto duto, nurangiza ubisukemo hano. Nusoza kubisukamo, uri buvanga nk'ibisanzwe. Uragerageza kuvanga gake gake kugira ngo utaza kubyangiza. Uri butegereza akanya gato. Murabibona ko ibitunguru byacu byamaze gushya. Ngo ufate inyama wakasemo uduce duto cyane, nurangiza usukemo hano. Ubwo inyama zacu nitumara kuzisukamo, tuhite dutangira kuvanga. Turavanga cyane ku buryo biradutwara nk'umunota, ubundi nibirangira duhite dupfundikiraho byibuze iminota 4 cyangwa se 5. Reka dupfundure turebe uburyo bimeze. Murabona ko za nyama zacu zatangiye gushya, ndetse ukabona ko zatangiye kumera neza cyane. Ubwo mu gihe nabwo usoje kuvanga, urahita wongeramo ibiyiko 2 bya gingo. Mu gihe ibi ngibi utabifite, ntabwo ari ngombwa ngo ubishyiremo ko ntabwo ari ingenzi cyane. Gusa ariko mu gihe ubyifuza, watwandikira muri comment tukazabikugezaho. Uramara kubishyiramo nurangiza uvange. Urahita wongeramo ibindi birungo turi kukwereka hano, gusa ariko ubaye utabifite, nabwo wakoresha ibyo uri kubona hafi. Mu gihe ibi ngibi ubyifuza, nabwo watwandikira muri comment, none tukakubwira uburyo bizakugeraho. Urongera uvange maze hashira akanya. Ngaho usukamo amazi washyuhije neza cyane, angana na litiro 1 n'ibice 7. Itegeko riri hano kandi ugomba kubahiriza, nuko hano utagomba gushyiramo amazi akonje. Ubwo uramara kuyashyiramo, nurangiza utangire uvange. Numara kuvanga, uhita ufata igipfundikizo cyawe kimeze neza, ubundi nurangiza upfundikire. Ngaho tegura n'indi safuriya ku ruhande. Sukamo amavuta nurangiza uyacanire, amavuta namara gushyuha, uratangira ushyiremo ibirayi. Ndizera ko ibirayi nabyo uraba bikasemo uduce duto duto, kubera ko nibyo biraba byiza. Ibirayi uramara kubishyiramo, urangiza utangire kugenda ubigaragura. Urajya uzamura cyangwa se ubihinduranya, ahari hejuru hashyire hasi. Uragerageza ubikorane n'ubwitonzi. Nusoza, uraba utegerejeho gatoya. Urongera nanone ubikore ku rundi ruhande, nurangiza ugenda ubihindura, ahari hejuru hashyira hasi, ahari hasi hashyira hejuru. Ibyo nubisoza, ibirayi byawe bimaze gushyira uhita ubyarura. Twagiye no ku rundi ruhande. Ubwo nitumara gukora ibyo ngibyo turera dufata zino mbuto, ndizera ko mwese muri kuzibona kandi muzizi. Muri butwihangarire nta kinyarwanda cyazo tuzi, ariko reka tuzibereke ku mafoto. Izi mbuto wazisanga mu cyaro ndetse no ku yandi masoko menshi ziba ziriyo. Ubwo urawazikasemo uduce duto duto, ngaho uhita uzishyira muri ya mavuta, nurangiza utangire ugenda uzihinduranya. Ahari hejuru hakiri hasi, ahari hasi hashyire hejuru. Ndizera kubona ko bimeze neza cyane. Mu gihe zimaze gushya, duhita tuzarura. Maze twamara kuzarura, tugenda dufata icyitwa cauliflower, amagarama 500. Twibuze ko iyi nanone idakunda kuboneka, ariko mu gihe utayibonye n'ubundi upfa guteka, nta kibazo. Ubwo bivuze ko mu gihe utayifite ino cauliflower, bino wabyirengagiza. Hano turabikora nk'uko twabikoraga bwa mbere, maze tugenda turabihinduranya, ahari hasi turashyira hejuru, ndetse n'ahari hejuru turashyira hasi. Turategerezaho igihe gitoya cyane. Ngira ngo mwese murabibona ko byamaze gushya. Ubwo za cauliflower nizimara gushya, tujya dutangira kuzarura nazo. Ubwo ya safuriya y'inyama muracyayibuka, mumfashe tuyisubireho.
Reka mbibutse ko za nyama zacu twatetse ugomba kuzitegereza byibuze isaha n'igice kugira ngo zibashe kuba zashya. Twe twayitegereje ngo reba uburyo zabaye, urabona ko zabaye neza cyane. Noneho utangira utegura ikintu uri bushyire ino sosi ndetse na zino nyama, kubera ko igihe cyageze cyo kuzikuraho. Nk'uko mubibona murabona ko zahiye. Ubwo numara kubikora ibyo ngibyo rero utangira gukuramo za nyama uzishyira ku kandi kantu. Ushobora kuzishyira ku gasahane cyangwa se n'akandi kantu wateguye mu buryo runaka uri butangire uzishyireho. Gusa ariko nanone hano icyitonderwa, ugomba kubikora ku buryo nta mazi ari bugaragare mu nyama. Nusoza gukora ibyo ngibyo, ya sosi nayo urahita uyishyira ukwayo, urayishyira mu kantu wateguye neza kameze neza cyane. Za nyama nazo shakisha uburyo uri buze kuzibikamo, ariko uburyo buri buze kuzikamuramo amazi. Ushobora gushaka akantu k'umunsi kameze nk'ako ngako, ku buryo numara kuzisukaho ziri bute zivamo amazi. Hanyuma ibyo ngibyo numara kubikora, urahita ufata bya birayi byose cyangwa se na za mbuto zose wakaranze wakozemo ifiriti, nongeze uzizane uzishyire hano hejuru ya zino nyama. Urahera kuri bya birayi maze ubizane ubishyire hejuru ya zino nyama, nongeze uzane na za mbuto zose ubundi uzishyireho. Ubwo turagerageza kubikora neza ku buryo biragaragara mu buryo bwiza buri smart. Hejuru ushobora kurenzaho agasenda cyangwa se n'akandi kantu katubera keza kugira ngo ibiryo bikomeze kuturyohera. Fata umuceri byibuze bashyize mu mazi iminota 30, nurangiza ushyiremo ibirungo byawe bwite wumva ushaka cyangwa se bikwegereye. Numara kubishyiramo ubwo uri bubivange, ukomeze uvangavange cyane. Numara kubona umuceri uhinduye ibara, uhita uwufata mu bundi ubujyane kuri za nyama. Uhita ubishyira kuri bya bindi byose twabanje gushyiraho, yaba za nyama ndetse na ya firiti yacu twakoze. Byose uri buhite ubishyiraho. Ubwo nusoza kubishyiraho, uri buhite ubishyira hejuru yabyo, ubundi nyine ubiringanize neza ku buryo biragaragara smart. Ngo ushyiraho botoni yawe. Hejuru nabwo urahita ushyiraho amazi ashyushye, twizera ko ibi bintu mwabisobanukiwe. Itegeko ni ukuri buze gukoresha amazi ashyushye. Uri bugerageze kuyishyiraho, ubundi nyine uringanize neza. Amazi uragerageza ntabemo menshi cyane, ariko nanone ntaze kuba makeya. Turi buze kuringaniza amazi, nakubwiye ko amazi atagomba kubamo menshi cyangwa se ngo abemo makeya. Ndizera ko aho amazi ageze muri kuhabona. Byaba byiza mugejeje nk'ahangaha natwe tugejeje kugira ngo twese tugomeze kujyana. Numara kubikora, rero ugenda utereka kuri gaze cyangwa se n'ahandi hantu utekera. Urategerezaho umwanya mutoya. Nyuma y'umwanya turapfundura tera uburyo bimeze, maze dutangire kugenda dusa nk'abavangavanga hejuru kugira ngo bikomeze kugenda neza. Turongera dupfundikire, ariko uburyo turapfundikiramo bwo biraba butandukanye n'ubwa mbere. Weshaka ishashi cyangwa se n'ikindi kintu wakwifashisha kiri butume umwuka utagenda, nicyo turi bwifashishe. Nyuma y'umwanya muto turite dupfundura. Ngira ngo murabibona neza ko ina shashi yacu twashyizeho yari ikiriho. Nitumara gupfundura neza, rero tubona ko na wa muceri wacu wamaze gushya. Turagenda tubisuke ku isahane, tubisukeho neza cyane. Ngira ngo murabibona ko na bya biryo byacu bimeze neza kandi biryoshye. Turakoraho ka kantu twe twashyize kuri za nyama, nako murabibona ko kagendeyeho. Ndizera ko ifunguro ryacu mubona ko riryoshye cyane kandi rimeze neza. Ibi ni ibiryo biryohera buri wese kandi bikaba n'ibiryo bimeze neza cyane. Rero ni ifunguro ritagoranye cyane kuriteka kubera ko ryoroshye cyane. Mu gihe hari ikibazo waba wagize cyangwa se nk'ikintu wabonye twakoresheje wowe udafite, watwandikira maze tukazakikwereka. Ushobora kutwandikira muri komenti cyangwa se ukaba waduhamagara. Mu gihe cyose ufite ikibazo tukaba twagikemura.
Reka tubibetse bimwe mu bintu by'ingenzi twakoresheje kugira ngo tubashe kuba twategura rino funguro ryacu. Ni ibintu byoroheje cyane kandi ikintu wabonye ko udafite twabasabye ko mwakitubwira maze tukazakibagezaho. Mbere na mbere abantu bifuza ko twazabatekera rino funguro ni ibintu byoroshye cyane, bazatwandikira maze tukaribatekera bakazaza kurifata ritetse rimeze neza cyane. Mu bintu twakoresheje mu guteka, mbere na mbere twakoresheje amavuta, ndizera ko ntawe utayabona. Ikindi kandi twakoresheje hari ibindi bintu by'ingenzi byasabwe cyane. Icya mbere ni inyama, icya kabiri ni umuceri ndetse hakazaho na za firiti mwabonye. Ikindi kandi ndizera ko uburyo twagiye tubikora byose mwagiye mubibona. Reka mbashimire mwese mwankurikiranye kandi nizera ko mukomeje kumera neza. Iyi ni Jean Paul ni Kitchen TV Show. Reka tuzahura ubutaha.